usanga abantu mudamaraye, bamwe mwaciwe intege n'ababana b'abahanuzi, bababwiye ko ntakije maze mukunda iby'iyi si. Yesu ashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Turakomeje rero n'inzira yo kujya mu ijuru, kandi hahirwa abayirimo, cyane ko twabonye ko inzira ijya mu ijuru irimo mu mutima aho abantu batareba. Ariko nkwibutse yuko hari igihe uzahura n'abantu bakubwira ngo ntimundebe ngo ukomeze ngo mu mutima ndakijijwe. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure ntimuzagwa mu nzira, muhumure ntimuzagwa mu nzira. Impamba y'urugendo irahari ku bagenzi bakomeje ijambo, intama zizavunika nzazunga, munaniwe nzabaheka bageze hakurya. Wari uzi ko abantu bareba inyuma gusa, ariko Imana ireba habiri, ireba imbere n'inyuma. Ni ukuvuga rero ngo abantu bazagucira imanza ku byo ukora. Niba ufite ibintu bibangamiye abandi bigaragara nk'aho udakijijwe, biragoye kubwira abantu ko ukijijwe imbere kandi imbere badashobora kuhareba. Imana niyo izi mu mutima, ariko abantu baca imanza zibizi ibyo babona. Kuko ndibuka ijambo Imana yabwiye Samweli agiye gusengera Eliyabu, yaramubwiye ngo nturebe inyuma ngo kuko namugaye, ngo ahubwo ngo nge kuko sindeba nk'abantu, abantu bareba inyuma ariko ngendeba mu mutima. Ni ukuvuga rero ko Imana ireba hombi. Imana igufashe ntukuyoberanye. Ndakwinginze ngo uzirinde muri iby'agakiza gukorera abantu ngo bagushime mu mutima uzi ko wiyoberanye wishushanya. Ntawe uzaguhemba kiretse Kristo wenyine. Yewe torero, komera umutima, utananirwa ukigenda, ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Yewe torero we. Inama natanga rero ku bantu bose biyemeje guca muri iyi nzira, nuko Imana yiyemeje kujyana natwe. Nasomye amagambo y'Imana mu gitabo cyo Kuva 3:16, nsanga Mose ubwo Imana yimubwiye ngo izamuvana muri Egiputa mugeze Kanani, hari isengesho yasenze ngira ngo tuze gusenganamo nawe. Yabwiye Imana ngo ikizamenyekanye yuko nge n'ubwoko bwawe tukugiriye umugisha si iki, si ukujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'andi mahanga yose yo mu isi. Ikintu gikomeye namaze kubona muri ubu buzima, umugisha uruta indi yose, ni ukugendana n'Imana. Ni ukuvuga ngo inzira ntabwo tuyizi, ariko Yesu yarivugiye ngo ninge nzira, ninge kuri, ninge bugingo. Ni ukuvuga rero ngo twebwe inzira yo kujya mu ijuru ntabwo tuyizi, ariko uyizi yatugiye imbere ni Yesu. Yaravuze rero ngo ninge nzira kandi ninge kuri, ninge bugingo. Ndashaka kubwira ko Yesu yumwakiriye ukamuha icumbi, dore ko abahagaze ku rugi akomanga, akavuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Iyo umukinguriye ntugire ahantu umuhishe, ukamuha ubutware ku bugingo bwawe, ukamuha ubutware ku mubiri wawe, ukamuha ubutware ku bitekerezo n'amarangamutima, arakuyobora. Mose yabwiye Imana atumva rero, uratubwiye ngo tuve muri Egiputa tujye Kanani, ariko ntabwo tuhazi, tituzi naho tuzanyura n'ibibazo biri mu rugendo. Abwira Imana ngo nutajyana natwe ntudukure ino. Icyo nakushimirira Imana ni iki? Ni uko abantu bose biyemeje kuba muri iyi nzira yohereje Umwuka Wera. Umwuka Wera niyo waje mu isi mu cyimbo cya Kristo kugira ngo ayobore abagenzi bajya mu ijuru. Niyo mpamvu Umwuka Wera kuko azi ijuru. Iyo usomye Umubare 8:6 turavuga ngo ntabwo tuzi gusenga, ahubwo Umwuka ubwe niwe uniha iminiho itavugwa, asabira bira nkuko Imana ishaka. Umwuka Wera niwe wahawe umugeni. Umwuka yahawe umugeni kugira ngo amuyobore amugeze mu ijuru. Ni ukuvuga rero umurimbyi yaravuze 110 mu ndimi zo mu gakiza ngo twemezwe n'iki ko tuzajya mu ijuru n'Umwuka w'Imana. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa n'Umwuka w'Imana. No mpamvu Umwuka w'Imana akwiye kugira agaciro mu itorero no mu buzima bw'umuntu, kuko niwe udufasha kumenya inzira. Ntago inzira tuyizi, ariko Yesu aratubwiye ngo inzira murayizi. Ibyo ashaka kuvuga yavuga ko azohereza umufasha
uzatuyobora mu kuri kose. Niba rero kujya mu ijuru biri mu nshingano zawe, biri mu byo ushyira imbere, jya wemerera Imana ikuyobore mu byemezo ufata. Twibutse yuko ubuzima bwawe ufite ubwa buri munsi ubayeho usa nk'umuntu uri mu marushanwa, usa nk'aho uri umuntu uri mu marushanwa mpuzamahanga, ku buryo rero iyo ugiye kurushanwa urushanwa uko bitegetswe. Ntabwo amarushanwa ari wowe ushyiraho uko biza kugenda. Tega amatwi wumve ubyumve neza. Si wowe uteganya uko biza kugenda, uwashyizeho amarushanwa uzanahemba ni nawe utegura uko umukino ugenda. Nubwo buryo nanjye nkubwira ngo mwene data nshuti y'umusaraba, uwaduhamagariye kujya mu ijuru niwe watubwiye ko tuzitwara. Ntabwo ijuru ari we urirema. Hari abantu bajya biremera ijuru bakavuga ati kubera intege nke zanjye ngiye gukora ibi, ijuru ndarikora uko mbyumva, ngo ndakizwe uko nshaka. Ntibibaho. Iyo ukije uko ushaka nyine nta juru ryawe uziremera. Tuzakizwa uko Imana ishaka. Ese ni gute namenya uko Imana ishaka? Nuko usoma ijambo ry'Imana ukumva icyo rikubwira hamwe n'umwuka w'Imana. Mose yabwiye Imana ngo tujyane. Imana iramubwira ngo nzajyana nawe nkuruhure. Icyo ni kimwe Imana dukora. Tujyanye n'Imana, imitwaro yo muri iyi nzira n'ibibazo duhura nabyo Imana irabyishingira. Ikindi Imana dukorera, iyo tujyanye n'Imana muri uru rugendo tutari twenyine, abandi baradutinya kuko batubona n'Imana yacu. Ikindi iyo tujyanye n'Imana, umugisha urutindi tuba tuwufite. Reka rero nkubwire ngo bikwere uko wizeye, ariko unyemerere muri ibi byo kujya mu ijuru yo kubikinisha. Kandi nkubwire neza ntashidikanya ko niba Imana ivugana nawe, kuko dufite abantu benshi batubwira ko Imana ibavugisha ikabatuma haba abahanuzi cyangwa bakarota, kandi ibyo barose bakabibona cyangwa ibyo bahanuriye bikaza. Uzajye wibaza kino kibazo, ni gute Imana iha abantu bose ibyo bintu njya numva bavuga, ibahaye amazu, ibahaye ibiryo, ibahaye imyenda, irabagaburiye, ngo hari n'abiteraho inyama ngo bakagira amataye, ngo ibyo ngibyo njya numva abantu babivuga. Kandi pe umuntu akubwira ati ngo ubuhamya bw'uko Imana yangiriye neza, akakubwira ahantu yavuye, ukuntu yari ameze, kuri Imana yamuhaye akazi, yaguha ibimenyetso byose ukumva koko nibyo, ugasanga ko ibyo avuga nibyo, Imana yamugiriye neza. Wasanga n'umubare w'abantu bagiriwe neza n'Imana muri ubwo buryo, ugasanga umubare si muke. Ariko wajya kureba ugasanga ubuzima babayeho bwo kwezwa, ugasanga ntibaba muri ya nzira. Ugahita wibaza ikibazo, ni gute Imana yaha umuntu inzu, ikamuha imyenda, ikamuha ibiryo, yarangiza yaza gutwara itorero ntagende? Uwo muntu murumva ikibazo kiri hehe? Ni gute Imana ivuga ibyawe, ikajya ivuga amazina y'ibyawe, ikavuga amazina y'abana naho uturuka, ariko ntikubwire icyaha? Urimo wumva ibyo bizarangira bite? Nkubwire ko utejejwe ntago azabona Imana. Ibyo rero kurya no kunywa no kwambara ntabwo ari garanti y'ubwami bw'Imana, kuko Abisiraheli bagiye barya manu y'Imana, Imana yatetse, Imana yabatekeraga, Imana yabahaga amazi, Imana ikabarinda, ariko ntibagezeyo. Nkwibutse ko bagiye barimbuka, bamara imyaka 40 bagenda bapfa, ariko ntabwo Imana yigeze ihagarika manu. Subiremo, ntabwo Imana yigeze ihagarika manu. Manu ntigihagarara, igikomeza kuza. Abantu batuka Imana batayituka, imvura izakomeza kugwa, baje barya banywa, bagiye kuby'Imana bahaye, ndetse nibahura n'abafite impano zo guhanura bahanurira ibyiza Imana ikoze. Ariko nkubwiza ukuri, umuntu utejejwe ntago azabona Imana, nubwo yabarya manu. Niyo wabutungwa n'amazi Imana iguhaye, niyo Imana yagendana nawe, nuteza uzagira Kanani. Yibutse ko baguye mu butayu, baguhaguye barya iby'Imana yatetse, bahaguye banywa amazi Imana yagendaga ibatwaje ava mu rutare, baguye mu butayu Imana ibamurikira ku manywa na nijoro, baguye mu butayu bari kumwe n'Imana igendana nabo. Ariko kubera ko batejejwe igenda ibica umugenda. Ntabwo rero amasezerano y'Imana yasohoje kuri wowe n'ibyo utegereje biguha icyizere cyo kujya mu ijuru, kuko kujya mu ijuru ho hazamo kwezwa. Naho iby'ibiryo n'ibiki abantu Imana avanye muri Egiputa bose ntawe itagaburiye. Ndakubwira ngo nturangare, ngo urangazwe n'amasezerano yo muri ubu buzima, kuko n'abadasenga babaho nta n'uwabasengeye, nta n'uwabasezeranyije ikintu kimwe, bakarya bakanywa. Bamaso nurangiza wibuke yuko Imana iguhamagariye kujya mu ijuru, kandi inzira ari yindi n'inzira yo kurana gukiranuka. Umuntu wanduye umutima ntagahagera. Imana igufashe ukomeze gutekereza kubw'uru rugendo watangiye. Kubera ko wizeye tuzakomeza kumutse wewe. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa
bitondeye ijambo ryanjye inama zazunga unaniwe nzabaheka bageze hakurya inama zizavunika zazunga unaniwe nzabaheka bageze hakurya abo twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira abo twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira